Bakristo bene data Yesu ashimwe, turabasuhuza mu izina rya Yesu kandi tubifuriza Pasika nziza. Twizere ko muri amahoro aho muri hose. Turibuka kandi ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Turayibuka ku nshuro ya 31. Tubwira rero Abanyarwanda bose tuti mukomere, ariko by'umwihariko tubwira abarokotse Jenoside tuti mukomere kandi twibuke twiyubaka. Mu gihe rero twibuka Pasika, mu gihe twibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo waducunguye ku musaraba, muri iki gihe twibuka, umukristo wese yibuka urupfu rwe yapfuye. Umukristo wese yibuka yuko agakiza ke kava kuri Kristo wabambwe, agashinyagurirwa, agapfa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Icyo nicyo kibanze turimo muri iyi minsi, kandi icyo nicyo buri mukristo wese ahora yibuka kugira ngo atazongera akabamba umwami we. Kuko burya iyo wongeye ukivuruguta mu byaha nyuma yo kubona agakiza, uba urimo gusubira kumubamba. Rero reka tujye twibuka intimba yagize, tujye twibuka agashinyaguro yakorewe, tujye twibuka byinshi yakorewe bibi ku musaraba, kandi ari ibyaha byacu azira. Kiriya ni igiciro cy'ibyaha byacu yari arimo atanga, yabyishyizeho kandi atari we wabikoze, ndetse azira ubusa, azira twebwe. Reka rero hashimwe Yesu wagize ubutwari ubwo inama yabaga mu ijuru, hakabura n'umwe wamanuka ngo ajye kwitangira abari mu isi, aze kutwitangira, hakamanuka we. Hashimwe Yesu rero watumeneye amaraso y'igiciro cyinshi. Hashimwe Yesu wagize ubwo butwari. Hashimwe Yesu niwe dukesha ubugingo buhoraho tuzaragwa. Iyo atabawe ubu ngubu sinzi aho tuba tugeze. Twifashishije rero ijambo riri muri Yesaya 53, turajya ku murongo wa 5, ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Nk'uko rero iri jambo ribitubwira, ikigaragara ni uko twese twari twarazimiye, kandi koko urebye aho wari uri, ndebye aho narindi nanjye, twari twarazimiye, ntitwari dufite umurongo, ntitwari dufite ibyiringiro. Ariko Yesu aramanuka ava mu ijuru, aza avuka nk'uko natwe tuvuka, abaho ubuzima nk'uko natwe tubaho, ndetse buri n'inyuma y'ubwo bamwe muri twe tubaho. Hanyuma aza kutwitangira, arapfa ku musaraba. Bivuga ngo rero amaraso ye niyo atuma tubabarirwa ibyaha byacu, kandi iriya mibyimba ya za nkoni zose bamukubitaga, iriya niyo adukirisha, kubera yuko yarababajwe kugira ngo twebwe tuve mu mubabaro, yarabambwe kugira ngo twebwe tubamburwe. Rero ndakwinginga mwene data kugira ngo icyo kintu ujye uhora ukibuka, kandi umenye yuko hari benshi bataramumenya, bakizimiye, bakimeze nkatwe kera uko twari tumeze. Rero aracyateza amaboko kugira ngo abakire nabo binjire muri ayo maraso maze bezwe. Birasaba iki rero kugira ngo baze? Birasaba ko njyewe nawe tuticara ngo dutuze, ahubwo reka dusakaze inkuru nziza y'agakiza kuri abo bose itarageraho. Kubera yuko iyo ntebe y'imbabazi ntago bayibwira, iyo ntebe y'imbabazi tutavuze ntago bayimenya, iyo ntebe y'imbabazi tutagaragaje ko natwe twayigezeho ntago bazayimenya. Niyo mpamvu rero nkubwira mwene data ngo gira bwangu ugire nawe uruhare rwawe, kugira ngo hagire undi ubona agakiza, hagire undi winjira
muri ayo maraso kugira ngo yezwe ibyaha bye, hanyuma nawe azabone ubugingo buhoraho. We rero utarakizwa, wowe utaramenya Yesu, ndaguhamagarira kugira ngo uze winjire, ndaguhamagarira kugira ngo uze ubone amahoro nk'aho natwe twayabonye, nk'ayo natwe twabonye, kubera yuko umuntu winjiye muri Yesu byose biba bishya. Umuntu winjiye muri Yesu amahoro araboneka, atari yayandi atangwa n'ababonetse, atari yayandi yo kuri iyi si, ahubwo amahoro ava kuri Yesu. Ikiruta byose rero nyuma y'ayo mahoro nuko uzabona ubugingo buhoraho butanzwe buvuye kuri aya maraso y'igiciro cyinshi Yesu Kristo umwana w'Imana yamennye. Bene data rero, reka dukore nk'aho nta minsi dusigaranye, dukore kandi nk'abikorera kugira ngo tumenyeshe inkuru y'agakiza benshi bave aho batataniye nk'izi ntama koko zatatanye, maze baze binjire mu maraso ya Yesu, bakizwe nabo bazabone ubugingo buhoraho. Kandi reka tubikore nk'abikorera, dukoresha yaba imvugo zose, dukoresha umunwa, dukoresha ibikorwa, twera imbuto kugira ngo koko tugaragaze yuko natwe twageze kuri aya maraso, tugaragaze koko ko natwe Yesu uyu nguyu wazutse koko yazukanye natwe, kugira ngo n'abandi iyi nkuru nziza ibataheho, kandi batahe itari y'amagambo gusa, ahubwo iboneka no mu bikorwa. Uwiteka rero abahire, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka akomeze abiteho. Yesu Kristo wazutse reka akomeze abane namwe, kandi mukomeze mu mwiringire, mu mwizere, mukomeze mu mwamamaze hose, mumuvuge, kubera yuko n'uwo kwamamazwa no guhabwa icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.